Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bene data. Imana ihabwe icyubahiro, duhaye umwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana. Nitwa Jean Pierre Mutuyemungu, ndi umubwiriza w'ubutumwa bwiza. Ndakwifuriza umugisha w'Imana. Ndagira ngo dushime Imana iduhaye umwanya mwiza wo kumva ijambo ryayo, hanyuma dukomeze tuganira. Ndagushimye Mwami Yesu, umwanya mwiza uduhaye kumva ijambo ryawe, nuko wohereza umwuka wera arisobanure mu mitima yacu kandi atuyobore kugira ngo tuzagere ku bugingo buhoraho, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, amen amen. Ndakwifuriza ikaze, ndakwifuriza umugisha w'Imana muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye kwifashisha rituyobora uyu munsi turarisoma muri Mariko ibice 12, dusome n'umurongo wa 30. Nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, nta rindi tegeko rirushaho gukomera. Amen. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikunezeze. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira muri ibi biganiro byiza mugezwaho na Saveur Divine. Ndakwibutsa ko iki cyumweru turimo twigira ijambo rivuga ngo uburyo bwiza bwo gukunda Imana. Uburyo bwiza bwo gukunda Imana, uburyo nyabwo bwuzuye wakundamo Imana kandi ikanezerwa kandi ikanyurwa, kuko nayo yarivugiye mu gitabo cy'imigani iravuga ngo nkunda abankunda kandi abashakana umwete bose bazambona. Ndetse Bibiliya ivuga ko ariyo yabanje kudukunda. Imana nkubwira niyo yabanje kugukunda. Ikeneye kuyikunda, Yohana yarabivuze aravuga ngo turayikunda kuko yabanje kudukunda. Imana ihabwe icyubahiro. Niyo yabanje kudukunda, hanyuma natwe urwo rukundo yadukuruje rukadutera kuyikunda. Bibiliya ivuga iki muri Yohana 3:16? Iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, haleluya, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Urumva ko ariyo yabanje kudukunda, hanyuma natwe tugomba kuyikunda. Kandi iyo yaradukunze ntibyaciraho, hanyuma irangije iranatanga. Iyo ukunda uranatanga, uwo ukunda uramuha. Aburahamu yakunze Imana, hanyuma ubwo yamugeragezaga ayiha Isaka, umwana we w'ikinege, umwe rukumbi yari afite. Bivuze ngo iyo ukunda umuntu wakwigomwa icyo ufite, icyo wakundaga, hanyuma kugira ngo unezeze ukunda. Imana ihabwe icyubahiro. Imana nawe yigomye umwana wayo witwa Kristo kugira ngo idukunde, hanyuma yashaka kudukuruza ineza yayo ngo itwiyegereze natwe tuyikunde. Hanyuma rero Imana yacu ikeneye gukundwa nayo, kandi birayinezeza igakundwa n'abo yaremye n'abo yacunguye. Bibiliya itubwiye iki? Bibiliya itweretse ikiganiro Yesu yagiranye n'uyu mugabo dusomye hano muri Mariko, mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Mariko. Arimo aganira n'uyu mugabo w'umwanditsi. Abanditsi bari abahanga mu byanditswe byera,
bari bamwe n'abafarisayo, bari bamwe n'abasadukayo, ni abantu bize iby'amategeko, ni abantu bari bakomeye mu isinagogi z'abayuda, bari abahanga cyane. Hanyuma ngo yegera Yesu ashaka kumucokoza, amubaza itegeko rirusha ayandi yose gukomera. Aramubaza ati ni iki twakora ngo tube tunejeje Imana? Hanyuma Kristo amushubije adatinze, atajijinganya, ari nacyo nanjye nkwifuriza ngo kigufashe mu gukunda Imana mu buryo bwuzuye, mu buryo nyabwo. Aramusubiza ati nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose. Kuki dukeneye gukundisha Imana imitima yacu, ibitekerezo byacu? Nuko muri twe imbere ariho imigambi yose ituruka, aho mu mutima, aho mu bitekerezo niho imigambi yose ibera. Wibuke ko Yesu yavuze ngo ibintu byose biheramo imbere, bitangiramo imbere, kuko ari ugambirira gukora ibyaha, ari ugambirira kwica, n'ugambirira gukunda, byose bikorekeramo imbere. Hanyuma Kristo akeneye gutura muri twe. Imana ikeneye kwikundisha umutima wawe kandi wose. Imana ihabwa icyubahiro. Ikeneye umutima wawe wose. Iryo jambo uragenda uryumva, riravuga ngo ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose. Icya kabiri, ubugingo bwawe bwose. Iyo bavuze ubugingo baba bavuze ubuzima, n'ubuzima bwawe bwose, n'umubiri wawe wose, hanyuma n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zingahe zose. Kuki Imana, kuki aha Kristo avuze ngo zose? Imbaraga zose, ubutunzi bwose, ubwenge bwose, ubugingo bwose. Nuko Imana ntabwo ikunda kwikunda ibituzuye by'igice ngo uyihe ibisigarizwa by'igihe. Ikunda cya gihe nyine nawe ushaka, nawe ukunze cyo kuryama, nawe ukunze bya bindi ukunda, nayo nibyo ikunda. Bya bindi wumva nta wundi wakoraho, nayo nibyo ishaka, ibyo nibyo ikeneye. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma ibyo bintu iyo umaze kubikora, iyo umaze kwikundisha ibyo kandi byose, ariko ntaranagera kure, nawe reka nkubaze, birashoboka ko uri mu rukundo n'undi muntu w'inshuti yawe, birashoboka ko wubatse urugo, birashoboka se ko wigeze ugira n'uwo mukundana cyangwa uzanamugira. Hari umuntu wakwifuza gukundwa igice? Wakwifuza ko umuntu agukunda ibituzuye, hanyuma akagukunda, akakubwira amagambo meza, ariko na nimugoroba akaba afite undi ari buyabwire, ku buryo mu kanya kubwira chérie je t'aime, hanyuma mu kanya mwaba mwicaranye ukabona byandikiye undi? Hari uwo byanezeza muri mwe? Niko Imana yacu ishaka ko tudakunda Imana hanyuma ngo dukunde n'isi n'ibyaha na Satani. Ishaka ko tuyikundisha ubugingo bwacu bwose. Haleluya. Ubuzima bwawe, umubiri wawe, umwuka n'ubugingo bikanezeza Imana, kandi byose ntabwo ishaka wisagurira uyikunda igice, ishaka ibyuzuye. Imana yawe irashaka kwikunda byuzuye. Wayisenga ukayiha umwanya wuzuye, waterana ugaterana byuzuye, waronka ubutunzi ukayikoreshereza ibyuzuye. Imana ntabwo ikunda uduce, ntabwo ikunda ko tuyiha ibintu dusaguye, tubuze uko aho dushyira, tuyitura ibyo twumva bitatugoye, tuyisenge mu gihe twumva bitaturuhije. Ishaka nyine ibyo bikugoye, ibyo wigomwe, nibyo byerekana urukundo uyikunda. Hanyuma kandi iyo umaze kurwerekana ntabwo biciraho, murakundana, nayo iragukunda, ikaza aho uri, mukabana, ikaguha umugisha, ikayobora ubugingo bwawe bwose. Ndagira ngo usoze rero nkwifuriza ko ukwiye kugira ibyo wigomwa. Niba uvuga ko ukunda Imana, niba uvuga ko ukunda Imana, Bibiliya iravuga ngo bavuga ko bazi Imana ariko bakayihakanisha ibyo bakora. None rero wowe kundisha Imana, unabyerekane mu mirimo ukora, mu magambo uvuga, ukusa, ukuri, bibi bihamya Imana, bibi binezeza Imana. Yongeyeho n'irindi naryo rivuga ngo ariko
ntabwo wakunda Imana utazi utabonye udakunze mugenzi wawe. Hanyuma ongeraho n'iri naryo ngo ariko ukunde na mugenzi wawe, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nubwo urukundo rukonje muri ibi bihe bya nyuma, ariko Bibiliya iragusabye ngo wongereho n'iri naryo, ukunde mugenzi wawe. Mugenzi wawe ni uwo mwubakanye, ni inshuti, ni abavandimwe, ni abaturanyi. Nyamuneka ntiwifatanye n'ab'iki gihe urukundo rwakonje, ahubwo ngo ukunde mugenzi wawe. Ubwo nibwo buryo bwuzuye Yesu yeretse abantu dukwiriye gukundamo Imana, ni ukuyikundisha imbaraga zacu, ubwenge, ubugingo, kandi byose, hanyuma tugakundana bagenzi bacu. Ibisigaye Umwuka Wera azagenda kuyobora kandi azagenda guha umugisha. Nanjye nkwifurije umugisha w'Imana, ukuboko kwiza kw'Imana kubane nawe muri byose, mu izina rya Yesu, amen, amen.